twerekeje rero mu gice twahariye isesengura mu bukungu nk'uko twabibabwiye tugiye kurebera hamwe impamvu ukwiye gushora ku isoko ry'imari n'imigabane, gushora no kwizigama binyuze ku isoko ry'imari n'imigabane, ariko turibanda by'umwihariko ku bigega by'ishoramari by'abishyize hamwe. Ku isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda hariho ibigega bibiri byo muri urwo rwego cyangwa se muri ubwo bwoko. Reka rero twakire umutumirwa wacu ni Christian Bangumukunzi, ashinzwe iyamamazabikorwa muri RNIT Iterambere Fund. Mwiriwe. Tubahaye ikaze. None nari mbikomejeho ntitugiye kurebera hamwe impamvu umuntu akwiye kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane, ariko turibanda ku bigega by'ishoramari by'abishyize hamwe. Ikibazo cya mbere umuntu yakwibaza, ubundi ibigega by'ishoramari by'abishyize hamwe ni iki? Murakoze cyane kuri iki kibazo. Ubundi ibigega by'ishoramari by'abishyize hamwe ni ibigega bihuza abantu b'ubushobozi butandukanye. Bahaye nk'urugero iwacu mu kigo RNIT Iterambere Fund, aho uwizigama amafaranga make yemewe inoti y'ibihumbi 2 y'amanyarwanda. Urumva ko no kwizigama miliyoni, abo bose ayo mafaranga tuyakubira hamwe tukayashora mu mpapuro mpeshamwenda za leta, ku buryo inyungu igaruka ari y'abandi bombi bashoye mu kigega Iterambere Fund. Kuko uwashoye make nk'ibihumbi 2 ntabwo yabasha kugera kuri ya nyungu ishimishije tugezeho tuza kugera mu kiganiro imbere, ariko iyo tuyakubiye hamwe na wundi washoye ya miliyoni twavuze haruguru, bombi babona inyungu ishimishije kuko twayakubiye hamwe kandi tukayashora ahari umutekano w'amafaranga yabo wizewe. Yego, bikora gute ariko udusobanuriye? ni bigega abantu bishyira hamwe bafite ubushobozi bunyuranye, yego, ariko umuntu yakwibaza izo mpapuro mpeshamwenda zigurwa mu buhe buryo, kugira ngo umuntu yumve nyine uburyo bikora n'uburyo bwizewe mu birebana n'inyungu. Impapuro mpeshamwenda zigurwa gute binyuze muri ibyo bigega? Genda udusobanurira. Murakoze cyane. Ubundi bikorwa buri kwezi, aho leta cyane cyane binyuze muri banki nkuru nk'igihugu BNR ishyira ku isoko impapuro mpeshamwenda, aho ufite amafaranga runaka abasha kugura impapuro mpeshamwenda z'agaciro kangana gutya mu myaka nka 15 20 se. Yumvikana ko nk'ikigega cyahawe iyi license cyangwa se cyahawe ubwo burenganzira biciye mu kigo cya Capital Market Authority cyangwa se CMA magambo ahinnye, ni ukuvuga ngo natwe ayo makuru atugeraho. Noneho rero ya mafaranga yabizigamiye hamwe cyangwa se bashoye mu kigega Iterambere Fund, nta mafaranga arara. Uko buri munsi ashorwa niko natwe tuyashora, kugira ngo kuko izi mpapuro mpeshamwenda ziza ziri ku gaciro kari hejuru, ku buryo inyungu izagaruka bitewe n'igihe baduhaye tuzabonera ya nyungu igaruka iri hejuru cyane. Guhaye nk'urugero nka 13.5%, urumva ko ni inyungu ishimishije, ku buryo wa muntu wa make ndetse n'uwa menshi navuga ngo babahiriwe cyane gushora mu kigega Iterambere Fund, kuko ayo mafaranga aba ari mu mutekano, kuko ashyirwa muri BNR nk'ikigega navuga cyangwa se mubitsi w'abantu bose bashora mu kigega Iterambere Fund. Noneho natwe tugashora muri za mpapuro mpeshamwenda za leta, noneho ya mafaranga yazabagarukira agaruka ari afite inyungu hejuru cyane. Aha turaza kureba imbere inyungu twagiye tureba mu yego. Warubikomeje ku mpapuro mpeshamwenda za leta, nyine ngira ngo n'umuntu ashobora kuzigura ku giti cye, birashoboka atanyuze muri RNIT cyangwa se mu kindi kigega cy'ishoramari? Birashoboka, ariko bisaba umuhuza. Bisaba umuhuza aribo bakunze kwitwa ababrokers. Yego, bafasha abantu bashaka gushora imari cyangwa se gureza impapuro mpeshamwenda ku giti cyabo, yuko babafasha kugira ngo bageze kuri wa wundi uzigurisha. Mbega haba hari umuguzi n'ugurisha, none umubroka akaba nk'umuhuza. Ubwo aho nashakaga kugera no kumenya ku birebana n'inyungu iyo umuntu yizigamiye mu kigega Iterambere Fund, kuko ngira ngo niho turi bwibande cyane, kuko niho ukora. Niba ntanze amafaranga nkanyanyuza mu Iterambere Fund nizigamira, y'amafaranga niyo Iterambere Fund muzashora ku isoko ry'imari n'imigabane binyuze mu mpapuro mpeshamwenda za leta. Nagira ngo twumve ubundi iyo umuntu
yaguze impapuro mpeshamwenda nyine ku giti cye binyuze ku muhuza nk'uko rubikomojeho hari ya nyungu ahabwa bitewe n'igihe impapuro mpeshamwenda zifite niba ari izizunguka 12% buri mwaka cyangwa se 13 warukomojeho iyo ni inyungu ahabwa ku giti cye ariko iyo byanyuze mu iterambere fund bigenda gute ku kubona inyungu noneho yego murakoze cyane ubwo iyo anyuze ku giti cye hari ibigo bishinzwe kugurisha impapuro mpeshamwenda cyane muzumva mu makuru mukunze kubyerekana za NMG n'izindi navuga ngo urugendo rumufata kugira ngo azabashe kubona uwo muhuza uzamuhuza n'uwo muntu ugurisha impapuro mpeshamwenda navuga ngo byoroshye cyane kugana ikigega kuko turabibafashamo kandi we agakomeza izindi gahunda ze noneho twe tukabimufashamo kugira ngo ya nyungu tubashe kuyimubonera ibi kiriya yindi n'ubundi ni 12% niba ariyo mu mpapuro yaguze niba zifite niba ariyo twemeranije yego nta gihinduka rwose yego ngira ngo icyo hari wifuza kumenya ni umuntu ku inyungu afite mu kubyikorera ku giti cye ahuye n'uwo aho bitandukaniye no kunyura muri iterambere fund navuga ngo hari urugendo rutari rutoya kuko bimusaba gushaka umuhuza kuko ntabwo umuntu yabyikorera ntabwo umuntu yafata wari wese ahubwo bimusaba yuko aba afite ayo makuru y'abo bahuza ese bakorera hehe se bigenda gute ariko mugana ikigega iterambere fund ho icyo akora biroroshye cyane mujya muvuga kuri RBA muti ikintu cya mbere n'amakuru icyo tusaba umuntu ufashe icyemezo cyo gushora mu kigega iterambere fund nk'ikigega cyabishyize hamwe icyo tumusaba cya mbere ni imyirondoro ye yitwa nde atuye he noneho icya kabiri ni ugutangira gushora y'amafaranga ayashora mu mabanki atandukanye dufitemo za konti akoresha uburyo bwa mobile money dufitemo za code Airtel Money na Mobi Cash hari aba agents dufite hirya no hino mu Rwanda urumva ko icya mbere yaduhaye imyirondoro ye icya kabiri ni bwa buryo yakomeje gushora mbega tuyimufashamo we yibereye hirya muri gahunda ze zisanzwe z'umunsi uko aba yaziteguye tukabimufashamo kandi ya nyungu ikamugarukira gahunda ze zitapfuye hanyuma wabikomeje uti ni ikigega gihuza abantu bafite ubushobozi bunyuranye umuntu ashobora kuzana ibihumbi 2 undi akazana miliyoni 100 none ni gute umuntu yizigamiramo nyine ndagira ngo numve ni buri munsi ni buri kwezi ni buri mwaka mu iterambere fund bigenda gute kugira ngo umuntu agende yizigamiramo murakoze cyane dufite uburyo bubiri harabizigama buri kwezi bitewe na gahunda biyemeje cyane cyane biciye ku mukoresha nshaka kuvuga muti nkorera ikigo cya RBA reka umukoresha wanjye ajya nkata buri kwezi nshyireho aya ngaya niyemeje undi akavuga ati bitewe n'akazi nkora niba ari business reka njye nyeshyiraho ayo mbonye bitewe n'uko mbonye ibyo byose turabyakira buri munsi cyangwa aho ayaboneye ni ukuvuga ngo nk'urugero dufate umuntu nka Nyakabyizi nka Nyakabyizi urabona ko niba ari bitewe n'uko yungutse ashaka kuvuga ati nko mu cyumweru mfite nk'ibihumbi nka 50 ni urugero ntanze bitewe n'akazi akora akavuga ati nibura niyemeje ko 20 cyangwa se 10 nzajya mbishyiraho uko nyabonye ahari buri kwezi uwo muntu ntabwo ubuzima buhora ari bumwe uyu munsi yabonye ubushobozi bwinshi ejo ntabwo byakunze uwo muntu ashyira mu kigega bitewe n'ayungutse ariko hari n'abandi bahembwa ku kwezi abo ngabo bahembwa nyine umushahara buri kwezi abo ngabo nabo icyo bakora nuko bavugana n'abayicara babo cyangwa se abashinzwe abakozi bakavuga bati ngiye umuhigo wanjye nuko niyemeje aya ngaya ko muzajya muyakata buri kwezi ku mushahara wanjye nkatahana yayandi ariko ayo niyemeje yo kwizigamira mu kigega iterambere fund yamaze kuvaho ni ukuvuga ngo arabizigamira buri kwezi arabizigama bitewe n'uko bayabonye abo bose turabakira ntabwo tuobrije umuntu gushyira buri munsi cyangwa se buri kwezi ahubwo icy'ingenzi ni wa muco ikigega cyashyiriwe kugira ngo utoze abanyarwanda umuco wo kwizigamira no gushora imari bivuze yuko ashobora no kuba wenda niba yari yariyemeje ati buri kwezi wenda nzajya ntanga ibihumbi 50 nk'uko wari ubikomojeho ariko ejo ubushobozi bwiyongera umushahara ushobora kwiyongera akavuga ati reka noneho ngire 70% cyangwa 100 ariko nanone ese ashobora kugenda bihindagura nko kuri Nyakabyizi twe dukomojeho niba wenda yariyemeje gutanga buri cyumweru icyumweru kimwe ashobora gutanga ibihumbi 2 ikindi
agatanga bitanu bitewe n'uko yabibonye. Ndagira ngo numve niba hari uburyo buhoraho cyangwa se amafaranga ahoraho atagomba guhinduka. Cyane rwose icyo tubabwira cyangwa se tubashishikariza ni uko amafaranga make yagaragajwe utajya munsi utangira gahunda yo kwizigamira iwacu inoti y'amanyarwanda 2,000 gusa, ariko andi yo hejuru yose nta kibazo rwose bitewe n'igihe yabonye nanone. Yego, kuko umva buri wese afite ubushobozi butandukanye n'undi, icy'ingenzi ni uko ukomeza ya gahunda watangiye. Yego. Hanyuma noneho ku birebana n'uburyo nyine amafaranga agenda ashorwa, wabikomoje uti twebwe y'amafaranga turayakusanya tugajya kugura impapuro mpeshamwenda za leta binyuze ku isoko ry'imari n'imigabane. Se y'amafaranga uko muyabonye umunsi ku wundi niko muyashora, cyangwa se mugira igihe mukavuga muti wenda nyuma y'ukwezi nibwo tuzajya tugura impapuro, cyangwa se nyuma y'icyumweru, ni nyuma y'igihe kingana gute? Nk'uko nigeze kubivuga haruguru, buri kwezi BNR twohereza ubutumwa cyangwa se email itwereka impapuro mpeshamwenda za leta zasohotse, agaciro kazo ndetse n'inyungu ihari mu gihe runaka, imyaka 5 cyangwa se 15 gutyo kujya kuri 20. Tugira igihe mu kwezi y'amafaranga abantu barashoye mu Iterambere Fund turayakusanya tukayashora, kuko nayo ikidufasha BNR nuko twohereza ya email yerekana za mpeshamwenda ziri ku isoko noneho n'agaciro kazo, ibyo natwe tukora rwa rugendo rwo gushora bitewe n'aya mafaranga abantu bamaze kwizigamira iwacu. Yego, turi kureba impamvu nyine umuntu akwiye kwizigamira cyangwa se no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane, ariko twibanda cyane ku bigega by'ishoramari. None wa muntu wizigamira mu Iterambere Fund, ariko ya mafaranga yose abantu bagenda bizigamira mukayakusanya mukayashora namwe ku isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo naya nyungu iboneke. Ni ikihe cyizere akwiye kugira yuko adashobora guhomba, kugira ngo nyine yumve ko nawe umutungo we cyangwa se amafaranga ye yizigamiye adashobora guhomba? Ni ikihe cyizere kiba gihari muri ubu buryo? Murakoze cyane. Icyizere cya mbere nuko amafaranga yose ashorwa yabaciye kuri mobile money, inzira z'ikoranabuhanga zose dufite ndetse na banki ashyikira muri BNR nk'umubitsi wacu muri rukumbi. Ikindi cya gatatu navuga ngo dusangiye nk'ikigega nuko hari umutekano. Hari umutekano ko amafaranga ye aba abitse ahantu hizewe. Abantu iyo bizigamiye iwacu ntabwo bazana kashi aho dukorera, uya bayashyira ku mabanki, amakonti dufite yose cyangwa se mobile money nk'uko nababwiye haruguru. Icya kabiri icy'ingenzi nuko ayo mafaranga iyo bayakeneye mu gihe bagize ikibazo barasaba bakayahabwa bitarenze iminsi y'akazi. Icya gatatu cyamutera kutwizera cyangwa se cyamutera kumva ko aho hantu hari icyizere cyuzuye nuko hari urwunguko navuga ngo ruri hejuru cyane ugereranije n'ibindi bigega byose bikora kimwe nka Arena Iterambere Fund. Ni ukuvuga ngo muri make hari umutekano, amafaranga abitse muri BNR. Icya kabiri nayakenera arasaba yahabwe bitarenze iminsi y'akazi. Icya gatatu dufite inyungu iri hejuru n'ubundi igarukira babandi kandi iba ari net cyangwa se itariho umusoro. None buri inshuro nyinshi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu dukunda kugaruka ku buryo isoko ry'imari n'imigabane ryagenze, imigabane yacurujwe mu kigo runaka cyangwa se impapuro mpeshamwenda amafaranga yinjiye uwo munsi. Ariko hari igihe usanga hari nk'igihe nta mpapuro mpeshamwenda zaguzwe, hari igihe usanga n'imigabane y'ibigo ntawo, ugasanga mbese isoko harakonje nta bucuruzi bwabayeho. Nuko abantu musanga wenda nk'iyo muganira n'abakiriya banyu niba ariko nabita, ese nuko batari basobanukirwa n'imikorere y'iri soko, ni impungenge nke bagifite. Ese abaza babagana muri Arena Iterambere Fund baba babizi ko muzahindukira ya mafaranga mukayashora ku isoko ry'imari n'imigabane binyuze mu mpapuro mpeshamwenda za leta? Murakoze. Ngira ngo hari ikintu nyamukuru gituma abantu batakangukira iyi gahunda, abantu benshi ntabwo barayimenya, kuko urabona nka Kenya, India, muri Amerika n'ahandi usanga bafite ibigega Iterambere Fund byinshi, aho abantu bahagurukiye gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane.
mu gihe usanga mu Rwanda aho dufite ikigega kimwe n'urugero nko iterambere fund ko ariyo twaje mu kiganiro cyo kurisobanura. Ubwo rero ntekereza ko n'ubumenyi bukeya no kwitinya kuba batatekereza yuko gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane ari ikintu cyabungukira cyane. Ikindi kintu cya kabiri ni uko hari batekereza ko haba hari risk. Ese abantu benshi batuganaga batubazaga ati se mu by'ukuri ari iterambere fund itandukaniye n'ama microfinance yaje akagenda. Ariko mu by'ukuri iki iterambere fund nk'uko nababwiye haruguru cyatangiye muri 2016 kugeza uyu munsi kiracyahagaze kandi cyatangijwe na leta kugira ngo kimakaze umuco wo kwizigama no gushora imari. Ni ukuvuga ngo turaba leta. Icya kabiri ni uko ni ibintu byabafasha kugira ngo babashe kwiteza imbere nk'uko iki kigo cyitwa ni iterambere fund. Dufite n'amastatistike cyangwa se imibare yerekana yuko muri lockdown y'umwaka ushize abantu ko bakeneraga twibere mu rugo barasabye barayahabwa. Ibyo byose ni ibintu byabafasha cyane, ngira ngo hari n'ubumenyi bukeya ariko basobanukiwe cyane n'inyungu zirimo byabafasha cyane kugira ngo batinyuke. Dufite n'ubundi dusigaranye umwanya muto w'ikiganiro ariko n'ubundi nyine twagira ngo twumve uburyo cyagiye gikura iki kigega kugira ngo na wa wundi ushaka kwizigamira ariko agishidikanya yumve ko nyine nta mpungenge akwiye kugira ko ahubwo akwiye kugira icyizere ko sinzi niba ufite imibare yagaragaza aho iterambere fund yavuye naho ugeze uyu munsi mu buryo bw'imibare cyangwa se mu buryo bw'inyungu. Uburyo bw'imibare ndabufite cyane. Navuga ngo dufite ishoramari cyangwa se amafaranga twashoye. Ni ukuvuga ngo ndavuga urwunguko cyane cyane twatangiye muri 2016 2017 twungutse 9.7, umwaka wakurikiye 2018 twungutse 10.7, kimwe n'umwaka wa 2019. Ariko umwaka ushize nubwo hari covid itoroshye ariko twungutse 11.2. Ukwa cyenda nubwo tari twarangiza mwaka turimo ariko nibura tugeze ku nyungu ya 11.7. Kwezi kwa cyenda kurangiye umva ko turi ku nyungu iri hejuru cyane. Amafaranga tumaze kugeza y'abanyamuryango twashoye cyangwa se tugenzura arakaba hafi miliyari 18 aturutse yaratangiye muri 2016. Yego. Noneho tugira n'abantu bizigama ku giti cyabo. Dufite hafi 7,000 abantu ku giti cyabo. Tukagira n'abantu bishyira hamwe banyuze muri bya bimina cyangwa se staff fund bageze hafi 26. Dufite ibigo bishora iwacu bigeze ku 9. Ndetse ikindi kiza cyane by'umwihariko nuko agaciro k'umugabane buri munsi kagenda kiyongera. Nk'uyu munsi agaciro k'umugabane nangahe? Mfite nibura akejo kageze ku 165.42 mu gihe kavuye ku 100 muri 2016 mu ntangiriro. Urumva ko turi mu rugendo rwiza kandi dushimishije rwatera abanyarwanda icyizere batugirira ndetse no kugira ngo batinyuke. Nta na rimwe karagabanuka ko wenda dufashe nk'urugero ku bigo bindi biri ku isoko ry'imari n'imigabane. Uyu munsi umugabane ushobora kuba waguze 50, ejo ukagura 49, ejo ukazamuka, ejo ukamanuka. Muri RNIT iterambere fund ntago bijya bigabanuka ahubwo bikomeza kwiyongera. Ubwaho dushora navuga ngo hatari risk nimwe. Leta idufasha kutugira inama y'aho dushora kabasha kwiyongeraho gahoro. Ariko nikajya gahagarara nikanasubira n'inyuma. Niyo mahirwe dufite cyane yuko iki iterambere fund ugereranyije n'ibindi bigo cyangwa se n'izindi funds zikora nkayo dufite amahirwe yuko dufite urwunguko ruri hejuru kandi dufite umutekano w'amafaranga y'abantu ndetse yuko agaciro kiyongera buri munsi. Mbega iyo amafaranga umuntu ashora agenda yunguka umunsi ku munsi. Yego. Buri gihe iyo tureba inyungu tureba yego inyungu ku muntu ku giti cye ariko tukanareba n'inyungu muri rusange ku gihugu. Kwizigamira binyuze muri ibi bigega by'ishoramari byo bishyize hamwe bifite iyihe nyungu ku gihugu ku bukungu bw'igihugu? Murakoze cyane. Icyo navuga ngo nk'inyungu rusange yafasha abantu nuko wa muntu wa 2 twafashe n'ubundi dukoresha ubwo rugero na muntu wa miliyoni ubona ko batanganya ubushobozi ariko barayashoye mu iterambere fund. Natwe tuyashoye impapuro mpeshamwenda za leta tubagaruriye inyungu iri hejuru. Urabona ko buri muntu wese arungutse nubwo batunguka ibingana bitewe n'ayo bashoye. Icyo bibafasha cyane cyane nk'uko leta yabyifuje nuko murabizi ko abanyarwanda bavuga yuko akimuhana kazi imvura ihise. Ni byiza ko abanyarwanda twigira tugatangira umuco wo kwigira
aho gutegereza inkunga ziva imahanga nabo bakaguriza leta ikubaka ibikorwa remezo n'izindi gahunda zayo ifite zitandukanye zo guteza imbere igihugu. Yego murakoze cyane, ngira ngo reka dusoreze ahangaha, ntabwo iminota idukundiye. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire no gutanga ibisobanuro kuri ibyo bibazo twagendaga tubabaza, aho twareberaga hamwe impamvu umuntu ashobora kwizigamira ku isoko ry'imari n'imigabane, by'umwihariko binyuze mu bigega by'ishoramari byo bishyize hamwe. Tukaba twibanze ku kigega RNIT iterambere fund, ni ikigega cya leta abantu bizigamiramo, ariko nacyo kigahindukira ya misanzu kikayishora mu mpapuro mpeshamwenda za leta kikabungukira. Banga umukunzi Christian mushinzwe iyamamaza bikorwa mu iterambere fund, mwakoze cyane. Mwakoze Jeannette. Reka rero namwe mbashimire cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Izindi gahunda za televiziyo y'u Rwanda zirakomeza, mukomeze kugira ibihe byiza.